ariko icyo gikobwa wahereye karurata nge numiwe hose giteye nk'icunga guhera ku mutwe kumanura kugeza ku birenge hose ruraringaniye uri kucyitegereza ushobora kugira ngo ni igikombe kirangiye uzi ko wagira ngo neza rugira ibijagara ibirimo gisero nanjye nayatanga ariko Rwanda te uzi ko umuco wacitse wari uhambiriye hese oya nta hantu wari uhambiriye ariko umuco wa kera n'ubu biratandukanye bigomba gutandukana n'ubundi erega ujye wibuka ko turi muri vizi wafata imyitwarire y'abantu ba kera ukayisanisha n'iy'abubu nyine se byapfiriye iki nicyo bita iterambere nyine oya ariko Rwanda te sinkubeshye kuri iki gihe nta muco ukibereyeho kera amafaranga niyo yarutaga abantu ariko iki gihe umuntu yashyingura umubyeyi we kugira ngo umuhe amafaranga amushingura gute ariko Rwanda te ibaze ejo bundi nari ndi kumwe na Nzagisukura noneho tujya kumva Kerera aramuhamagaye Rwanda te ibintu yamubwiye nibyo byaduteye ubwoba ibintu byatera ubwoba abagabo ni ibiki ariko ibaze Rwanda te twagiye kumva ngo shere ngo nyoherereze 100 ngo mama yapfiriye ikibungo Mukandori yigize apfa natwe twese tuzamuka ku mwajeti ngo tugiye kuyohereza Rwanda te turi kuzamuka duhura na nyina mwe mwarasenze atazaba ari umuzimu wahe kari nyina nyawe twe twaramusuje aratwikiriza tumubajije aho nyamukobwa ari Rwanda te sinkubashye yaratwishe uwo mukecuru ababwira nabi nkubwiye amagambo yambwiye wakumirwa kagira inkuru dore twabaye tukimubaza abaduhitije amagambo yuzuye umujinya ati icyo cyomanzi nimuzongera kukimbaza ati icyumweru kirashize ari Rubavu n'abagabo Nyamuhunga baguye mu kantu kandi mbere yuko duhamagara yari amaze umwanya ari kumbwira ngo nibo bantu bakundana abandi barabeshya shake ko zo mukobwa n'umutekinisiye ndemeye umutekinisiye wiki ahubwo ko umuco wacitse umuntu arifasha shinguye umubyeyi akiriho ngo nukugira ngo abone amafaranga nyine unuza amategeko ya gikomuniste ayo mategeko subwo naya ni nkaho numvise utazi amategeko ya gikomuniste sha Rwanda te nayo nzi sinkubeshye ayo mategeko aravuga ati mu gihe uzi ko hari ahantu hari amafaranga koresha uburyo bwose bushoboka urebe ko ayo mafaranga yataha iwawe hanyuma se ubwo uwo mukobwa yakoresheje urumva bushoboka budashoboka se ubwo nurukumva ko ari gikomuniste ariko iyo gikomuniste yawe ni bwoko ki ubundi uretse kuyivuga uzi icyo isobanuye amategeko ya gikomuniste akomeye umva nyakubwira ubukungu bushingiye ku bufatanye bivuze ko nta muntu ufite umutungo we ku giti cye itegeko rya kabiri niri leta niyigenzura byose inganda ubutaka n'ibikorwa byose by'ubukungu abaturage bose bangana nta mukire cyangwa umukene buri wese ahabwa ibihwanye n'ibyo akora kwikuraho ubusumbane bw'amakungu ni ukuvuga ko abaturage bose bagira amahirwe angana kwirinda ishoramari ry'abikorera kuko rifatwa nk'ishingiro ry'ubukapitalisite urakoze cyane kumbwiye ayo mategeko tugaruke kuri rimwe rya mbere ko numvise ngo nta muntu ufite umutungo ku giti cye ngo nta kintu wumvishemo kigikise nyine niba uyafite saya yo ku giti cyawe urumva ko nanjye Rwanda teri yafitemo umugabane mamaga ahari mbanza mwaradukoreye inama ntitwabimenye inama gusa atwi hari ibintu umaze iminsi ukora ku buryo giye Kazungu najya mbyiyumvamo na gake ibyo nusubwo nibiye Kazungu kwanze ko umukobwa wese tumuha amafaranga iyo yamuhaye wungukira he nyimfira Kazungu uzi ko wabyibagiwe reba nka cya Rusaro kikakwaka 5 ukayagira hanyuma ku mugoroba ukimenamo icyuma ukazamukayo Kazu wabuhombye ariko hari abantu bakiri ibicucu ndabyemeye amasaha 12 uri kwikorera rukara ku munsi bakaguha 500 ubwo urumva aho ngaho ubukoresheje iminsi 2 inyungu ukura muri ibyo bintu ukora ni iyi ariko Kazu yaba miliyoni ho kiraba ifite n'imyihera ariko icyo gikobwa wahereye karurata nge numiwe hose giteye nk'icunga guhera ku mutwe kumanura kugeza ku birenge hose ruraringaniye uri kucyitegereza ushobora kugira ngo ni igikombe kirangiye uzi ko wagira ngo neza rugira ibijagara ariko se mwana mwagiye mwuba abakunzi b'abantu ngo abakunzi biki bomboza ku gati mujye mumenya guha agaciro ku mukunzi w'umuntu vuga umukunzi w'amafaranga umva utayafite ntiwamukata imbere ahubwo sinzi aho uri guhera umwita umukunzi wawe ni umukunzi wanjye wowe byemeye ariko twiri umwana wanjye ko mwasangiye ibere ukamwita igikombe kirangiye na n'isoni ibyo bijagaja ni kubimugaburira nuko nafite yahagije naye musakazaho bikabayobera
Mama yangu. Mama ga. Ubuzima ni urugendo ibugira shortcut ushaka kuzamuka tangirira hasi kubaka inzu utinye gutsindwa kuko gutsindwa ni amasomo nitwiri Kazungu gute se mwana? Sha ntago ari neza mushuti. Ngo nguki? Sinkubeshye ntago ari neza. Kazungu ndakwizeye. Mu bibazo ukora nk'intore. Ubu se wambwira ko byaguhangayikishije cyane? Si ibimpangayikisha ahubwo ni ibinyobera. Ibikuyobera? Sarisa moze ndi kumwe na Rwatwiri ariko anteye isesemi vrema. Twiri ni uguteye isesemi? Hamwe utabyumva. Twiri wasiwasi? Sha uwamwise wasiwasi azi kwitegereza kuko n'uwo mureba umutwe we harimo wasiwasi. Niba atari ibanga se wambwiye. Ariko mwana ubwo uzi umuntu ufata amafaranga akayangiriza sha mu buryo bugaragara. Ubwo buryo si ubwo nubuye? Tinya ikintu cyavunikira amafaranga hafi ukwezi kose mu kuyakoresha sha kikayakoresha ijoro rimwe. Byaterwa n'ibyo ugiye guhaha. Nabyo hahawe dore Gisaro uhari haruguru ngo niwe yayamumazeho. Sha ibirimo Gisaro nanjye nayatanga. Sha uri Sarisa nyine iyo uza kuba sositomate wari bumenye ubwenge. Hello guys, baba content creator mumeze gute? Guys, njana kongera kubabwira ko icyanzu.com ari cyo gisubizo cyanyu mwebwe aba content creator. Uhora wibaza ngo twiri comedy kuki mfite ishusho nziza, kuki video yanjye isa neza, kuki amajwi yanjye ari hejuru. Igisubizo nta kindi, icyanzu.com. Guys, ushaka ibikoresho byose byagufasha gukora video zawe neza, na content yawe ikakundwa cyane, ikarebwa n'abantu benshi, bakayiguma paka video irangiye. Nta rindi banga. Guna mu icyanzu.com tukwereka igisubizo cyawe. Urasanga amatara meza, tripod, video making ndetse na sound maker. Guys, wo mu content creator rero visit icyanzu wihahire.